narebye imikinire ya Rayon mu abantu ibura abakinnyi batandatu babanza mu kibuga batandatu ngo nani polisi yuzuye ifite abanyamahanga 10 ese ko abantu baramanta ngo bishyuye igihumbi cyabo ntibayibona byagenze bite rero cyese bari connection yaburaga abakinnyi kare Rayon yaburaga abakinnyi bari bahari yaburaga muri Axe harimo Omari Nyinga wenyine mu babanza bakinaga na Kabanga erega nayo Mabure nawe uhari ongera Mabure nawe na Nyingi Nyinga yarimo haburaga Omari Nyinga nawe urimo uwo niwe ndese uriya ninuze ni Sudiyani ese ndabakinaga na Kabanga Omari Nyinga nawe uhari nta Omari Nyinga nta Ombarenga nta Mabure Sabimana nta Muhire Keve nta Majyariwa sibyo Mabure reka gukina ryari abona abakinnyi bangahe yaburaga abakinnyi batandatu reka mubwire Mediane ya Rayon nta n'umwe ubanzamo wari urimo harimo Fiston na Richard na Roja bose nta n'umwe ubanzamo sibyo defense ya Rayon habanzamo babiri muri bane Umbarenga niwe ubanzamo kuri kabiri Omari Nyinga akabanzamo muri Axe cyangwa Mabure sibyo abo bose ntibarimo imbere hongera ngo haburaga Haji abakinnyi batandatu babanza muri iyo ntibarimo na Keve hagati ariko bari bishe polisi bateye polisi umupira batsinze cya kabiri cyiza cyane mbega umukameruni mbega ikikumbura kandi abakinnyi yabuze iki se yatsinzwe yabuze iki yatsinzwe indese polisi acurikire we Imana icyo mbaza yatsinzwe atatu nakuba barimo bakina yatsinzwe match Mikali wenda kubwira ngo ikintu vuba naravuze kirakomeye buri ikipe ipfira muri morale mu mutwe aba bakina nabonye barigaruye icyizere nyuma bamwirukane muri Kiyovu umenya kwiyakira hari byaranze ku buryo aje no kwiyahura akaba ari gushaka inzira se ntago kwiyakira byanze ahubwo tujye kawenda dutegereze by'umupira nawe umemenya abamo byinshi ariko iyi mikino 5 bagiye kuyitakaza batabona ko ikipe irimo iragenda agatima ko kuba bafite ako gahinda kuki bataje kubategurira ntanuga imikino 5 batsindwa cyane ntanuga babahereza waza ari kuri bwakire kugira ngo byibura ubone nawe mafaranga none ko bazakira kuko Kiyovu ubungubu risk hari muri Kiyovu nk'umuntu wenda wayikunda wenda uyizi ubwo igikenewe si amafaranga kihutirwa ese rero ibaze kuri 15 kihutirwa ubu n'amanota ubu na Kiyovu bayibwira ngo duhe miliyoni 10 yaho amanota tuzayaguha bayihabiruka na miliyoni 20 bazi bayafite 0 kuri 15 cyari cyariko match 5 zikurikirana barazitsinzwe batsinzwe match 5 zikurikirana baheruka gutsinda AS Kigali kuri juri ya nabwo ni igitego kimwe kitavuzweho rimwe batsinze cya kabiri bakubise bitatu bibiri aho bafite impamvu yo gutaba benshi iriho abana babiri bo muri junior abo nibo bazaza bagasimbura bagatanga ikiyoyanye muri Rayon hatabaye ibyo bintu byo gutegura reka tubirebesha amaso kwa gatandatu umwana nayo mu gukora ibibazo n'isi n'itagira umuyobozi ariko atazi icyo siporo ntabwo gutegura ntugire ngo siba byatukana nese uratangiye nk'iyo statement utangije imizo nta muyobozi ufite none se kuri office attending ade office ntabwo hajya umuyobozi hajya abakozi ngire ndabaza ntabwo umuyobozi watowe na Rayon ntawe mva ngo iminsi nirashize usharaki none se rero gute kandi manda yararangiye nta muyobozi ubu ninde bifite nyine ubu ninde wagateganya uyoboye n'ingabo Europe ni Adrien Patrick ariko se namenye se bamwongera n'ingabo na Roger kandi avuze ko iminsi nirangiye yagiye none se iminsi kandi yarangiye 24 ndavuga byo Rwanda ni pongo ni teori gute se ati koma association urwa teori umugo n'amategeko association mu mategeko ya association zacu turayazi ubu na raporo yaka ubungiye
batinyuka kubwira shebuja ngo sinkuze erega adire kurishije amategeko ntiyakabaye asiroje adire amategeko namenye we ntawe uhari statut rero uko bimeze imanda yararangiye manda irangiye rero hagomba kuba inteko rusange hagategurwa agashyirwaho swat hagatorwa undi muyobozi ariko komite cyangwa nawe tugana na Ngabo y'Icondo twari mubajije kwa Kamerati n'uko kwa gatanu yaratubwiye ati tuvuye mu nama no muri aka kanya koko turabizi ko mandiri burangira uyu munsi ari mu nama y'iki yabishiraho ariko oya nyine bari bakoze inama bakana muri iki gitondo tumubaza amatora meze bitese komite atubwiye ati rero ntibizabarambira nta muriro bizarambira ariko ntiyerura ngavuga umuntu ntabwo yavuze umunsi ariko ati bishobora ko ntawe uzarambira ntavuga ukwezi ntavuga icyumweru ntavuga twemeranye ko twaramubajije uyu munsi riga ari nka muyobozi reyifite ibyo turabyemeranyaho cyane amategeko rero yo muri siporo yacu ariko asosiyasiyo uko ziyoborwa niba sitati ivuga ngo iyo manda irangiye swat hajyaho umuyobozi mushya agatorwa cyangwa inteko rusange igashyiraho komite y'inzibacyuho yayoboye imyaka 4 wenyine ko amategeko niko avuga uzi retired yayoboye imyaka 4 amategeko nicyo yavugaga nta muntu weguye official nta muntu wigeze utanga ibaruwa y'ubwegure none se abasaza ntibayeguye yigeze yandika iyo bandika mu mategeko kuba domanti ukajyaho ntukore sibyo amategeko ntiyabitubwira abanyamuryango bicaye bakavuga bati no turambuye imikorere yawe jya ku ruhande ariko mu gihe abantu batasezeye official mu mategeko barahari ariko niyo uyu munsi urashaka ko bigenda bite ko ejo haba inteko rusange yashyirwaho inzibacyuho yande itumijwe nande itumijwe n'inteko rusange hagomba kuba inteko rusange hagatorwa inzibacyuho kugeza ubu nta muntu uhari ntabwo yahamagara ubundi mu mategeko nta muntu wakwitwa umuyobozi wa leta icyo uvuga bategereje inteko rusange bari bibwiye muri Kimasade inteko rusange z'abanyamuryango Kimasade ni biki ni umunsi wo kurya inka bagira abantu muri Gikundiro forever ejo ni barayiye rwose Gikundiro reyo iyobowe nuko umuntu aba babwira ntimwumve reyo ubu ngubu iyobowe n'uwitwa Roje ibyo ni ukugeza ku wa kane tariki 24 zose ahantu ziba ntabwo ari isaha n'umunota siko bimeze yayikuye sindumva filozofi ya Karenzi biransaba ko mbanza kubitekerezaho neza ibyo bintu birasaba kubyumva amategeko wowe kubyumva rero mu muryango wa reyo ninde utumiza inteko rusange utumiza inteko rusange itumizwa n'umuyobozi uriho urayitumiza mu gihe ukifitiye ububasha kandi ntiyayitumije uratarayitumije n'ibara nibyo nyine urumva niho wese gushaka kujya mu mutego ubu ntabwo gifite izo pawu none se nyine sibyo ari kukubwira reshi ariko Karenzi aragira ngo aragira ati rero nta muyobozi mfite ukamubaza se byakagiye gute ati umuyobozi uriho ni ufite ubushobozi bwo gutumiza inteko rusange kandi ntiyabibasha none se bigende bite kare Karenzi kuyobya abantu hatagira n'umuntu ushaka kujya kuri ofisi ya reyo kureba perezida w'ikipe nta perezida w'ikipe nta perezida none se urumva uburyo bunyuranyije n'amategeko aho si ibintu byumvikana ubu niba ko yaba ari uburyo bunyuranyije n'amategeko urayemera amategeko sitati ya reyo urayemera kandi ayiyobora ariko se urayemera ese niba nayemera rero yashyizeho perezida na komite ubwo ngewe ndiye ubwo bari barayemera inama yawe rero nyuma y'aho perezida agiye adatumije inteko rusange ubu ninde ufite ubushobozi bwo kwitumiza ubu n'abanyamuryango utabura afite uburenganzira bwo kwidekarara ati ndi perezida uribeshye nanjye nayobora kare ukurikije amategeko barafungwa bamwe n'abandi twabonye umuntu yakwidekarara ko bati ubu nijye perezida wa leta ubu umuntu wese wakwidekarara ari muri cyane rwose uko uhaye ko Kamananga aririrwa abivuga tumye Kamananga abyumvise aririrwa birisha ubu fani club zakwicara zigaterana zigatumiza inteko rusange sekretariya yayitumye ariko ndakontekereza sekretariya umunyamabanga nibwo yayitumye ubunyamabanga arahari namenye gukora nase ntibahembwa namenye arahari bamungeje ukwezi ndetse no mu mahanga ko nagashya ni ubudasa muri make ubu ushatse wafata kongorezi ukavuga ngo ubu umuyobozi wa Rayon Sport ni minisitiri wa siporo niko bimeze
no kugite cyangwa ashaka leta Kariza byazakora byo by'umuheto n'umwami byoshanye ntabwo niko bimeze Minisitiri wa Siporo yabarizwa muri Minisiteri ya Siporo dore kutese kuva ryari barizwa muri Minisiteri ya Siporo none se ninde wagaruye Roje ninde wagaruye Roje yararati kuko ni ubanza ari Fidel wamubwiye ati Minisiteri ya Siporo oya kandi arakibari yo Minisiteri ayo makuru nayanjye ayo makuru mfite ni Minisiteri ya Siporo icyo nemeza ni kimwe kandi bikubwiye cyagiye nkimara kumva interview ya Ngabo y'Icondo nahise mbona ko serese bivuga hano uvuze nti bano bataramo muri reyo bategereje amabwiriza instruction zigikwiye gukora nase narabeshye yibisa ko batari byo hari kuba hari ikindi cyabaye tuzi wenda ngo muri weekend hazaba inteko rusange ibintu nk'ibi